Yesu nashimwe bene data nongeye gushima Imana nanone kubw'aka kanya kubw'ayandi mahirwe Imana iduha yo gukomeza ni gahunda yo gusoma Bibiliya nukuri ndashimira cyane. Ndashima Imana ku giti cyanjye ko ikomeza kumpa imbaraga zo gukomeza ni gahunda yo gusoma Bibiliya nubwo rimwe na rimwe atari ibintu binyorohera, atari imbaraga z'Imana ntago nabishobora ko ntago ari ibintu biba byoroshye gora umuntu ajya imbere kamera ariko ndabishimira Imana yuko impa imbaraga. Ndabashimira namwe mubana nanjye muri gahunda kugira ngo tumenye ibyanditsemo. Imana ibaho umugisha. Turacyakomeje rero n'igitabo cya Zaburi. Ubushize twagarukije ku gice cya 25, tugiye komeza n'igice cya 26. Araga ngo Zaburi ya Dawidi. Uwiteka uncira urubanza kuko gukiranuka kwanjye ariko ngenderamo, kandi niringira Uwiteka ntashidikanya. Uwiteka unyitegereze ungerageze, gerageza umutima wanjye n'ubwenge bwanjye, kuko imbabazi zawe nzireba mu maso yanjye kandi ngendera mu murava wawe. Sinicarana n'abatagira umumaro kandi sizagenderera indyarya. Nanga iteraniro ry'inkozi z'ibibi kandi sinzicarana n'abanyabyaha. Nzakaraba ntafite igicumuro, niko nzazenguruka igicaniro cyawe Uwiteka, kugira ngo numvikanishe ijwi ry'ishimwe, mvuge imirimo yose itangaza wakoze. Uwiteka nkunda ubuturo ari bwo nzu yawe, n'ahantu ubwiza bwawe buba. Ntukureho umwuka wanjye ubwo uzakuraho abanyabyaha, cyangwa ubugingo bwanjye nk'abavusha amaraso. Amaboko yabo arimo igomwa, ukuboko kwabo kw'iburyo kuzuye impongano. Ariko jyeweho gukiranuka kwanjye niko nzagenderamo, uncungure umbabarire. Ikirenge cyanjye gihagaze aharinganiye, mu materaniro nzashimiramo Uwiteka. Amen. Igice cya 27 haraga ngo Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye. Ninde uzampinza umushitsi? Ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, ari bo abanzi banjye n'ababisha banjye barasitaye baragwa. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Amen. Nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe, kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azashyira hejuru amagarike ku gitare. N'ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose. Ntambira ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye, nzirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Uwiteka umva gutaka kw'ijwi ryanjye, umbabarire unsubize. Umutima wanjye urakubwiye uti, wavuze uti, nimushake mu maso hanjye. Nuko Uwiteka mu maso hawe ndahashaka, ntumpishe mu maso hawe. Ntiwirukanishe umugaragu wawe umujinya, ni wowe wahoze uri umutabazi wanjye, Mana y'agakiza kanjye, ntunjugunye ntundeke. Ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Amen. Uwiteka ujye unyigisha inzira yawe, unyobore inzira y'igihome kubw'abanyubikira. Numpe abantera kunkora uko bashaka, kuko abagabo b'indarikwa bampagurukiye, n'abavuga iby'urugomo. Mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Amen. Igice cya 28 haraga ngo Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ndagutakira, gitare cyanjye ntiwice amatwi, kuko wanyihorera nahinduka nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo. Cyariza ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye uko ngutakiye, uko manitse amaboko nyerekeje ahera h'urusengero rwawe. Ntunkururire hamwe n'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi, bavugana iby'amahoro na bagenzi babo, ariko igomwa rikaba mu mitima yabo. Ubahe ibikwiriye imirimo yabo, ibikwiriye gukiranirwa kwabo. Ubahe ibikwiriye iby'intoki zabo zakoze,
ubiture ibibakwiriye, kuko batita ku mirimo y'Uwiteka cyangwa ku byo intoki ze zikora, azabasenya. Kuko batita ku mirimo y'Uwiteka cyangwa ku by'intoki ze zikora, azabasenya, ntazabubaka. Uwiteka ahimbazwe, kuko yumviye ijwi ryo kwinginga kwanjye. Uwiteka niwe mbaraga zanjye, ni ingabo inkingira. Umutima wanjye ujya umwiringira ngatabarwa. Nicyo gituma umutima wanjye wishima cyane, kandi nzamushimisha indirimbo yanjye. Uwiteka ni imbaraga z'abantu be, kandi ni igihome uwo yasize ahungiramo agakira. Amen. Kiza ubwoko bwawe, uhe umwanzi wawe umugisha, kandi ubaragire, ujye ubaramira iteka ryose. Igice cya 29 haravuga ngo Zaburi ya Dawidi. Mwaturire Uwiteka mwa bana b'Imana mwe, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro, musenge Uwiteka mwambaye ibyera. Ijwi ry'Uwiteka rihindira hejuru y'amazi, Imana y'icyubahiro ihindisha inkuba. Ni koko Uwiteka ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga, ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro. Ijwi ry'Uwiteka rimena imyerezi, Uwiteka amenagura imyerezi Lebanoni, ayikinisha nk'inyana y'inka. Lebanoni ni Siriyoni, ahakinisha nk'inyana y'imbogo. Ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro. Ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu umushitsi, Uwiteka ahindisha umushitsi ubutayu bw'i Kadeshi. Ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara, kandi rikokora amashyamba. Kandi mu rusengero rwe byose bikavuga biti, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Uwiteka yari yicaye ku ntebe y'ubwami bwe hejuru ya wa mwuzure. Niko Uwiteka ahora yimye iteka ryose, yicaye ku ntebe ye. Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha, ari we mahoro. Amen. Igice cya 30 haravuga ngo Zaburi iyi ni indirimbo yaririmbwe ubwo bezaga inzu, ni Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ndaguhimbariza kuko wampagurukije, ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru. Uwiteka Mana yanjye, naragutakiye urankiza. Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu, wankijije urupfu ngone kumanuka nkajya muri rwa rwobo. Muririmbire Uwiteka ishimwe mwa bakunzi bemwe, mushime izina rye ryera, kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Amen. Nanjye ubwo nagubwaga neza naravuze nti, ntabwo nzanyeganyezwa. Uwiteka kubw'urukundo rwawe wari ukomeje umusozi wanjye, wampishe mu maso hawe mpagarika umutima. Uwiteka naragutakiye, kandi ninginze Uwiteka nti, amaraso yanjye azamara iki nimanuka nkajya muri rwa rwobo? Mbese umukungugu uzaguhimbaza? Uzatura umurava wawe? Uwiteka nyumva umbabarire, Uwiteka mbera umutabazi. Uhinduye umuborogo wanjye imbyino, unkenyuruye ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo, kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Uwiteka Mana yanjye, nzagushima iteka ryose. Amen. Igice cya 31 haravuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Uwiteka ni wowe mpungiraho, singakorwe n'isoni. Unkize kubwo gukiranuka kwawe, untegere ugutwi utebuke unkize. Umbere igitare gikomeye, inzu y'igihome yo kunkiza, kuko ari wowe igitare cyanjye n'igihome kinkingira. Nuko kubw'izina ryawe ujye umbere, nuko kubw'izina ryawe unjye imbere unyobore. Unkure mu kigoyi banteze rwihishwa, kuko ari wowe igihome kinkingira. Mu maboko yawe niho mbikije ubugingo bwanjye. Uwiteka Mana y'umurava warancunguye. Nanga ibita ku bitagira umumaro by'ibinyoma, ubwanjye niringira Uwiteka. Nzajya nezerwa nishimira imbabazi zawe, kuko warebye amakuba yanjye n'ibyago byanjye, wamenye imibabaro y'umutima wanjye, kandi utankingiraniye gufatwa n'amaboko y'umwanzi, washyize ibirenge byanjye ahantu hagari. Uwiteka umbabariye kuko mbabaye, mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro,
kandi n'ubugingo bwanjye n'umubiri binanuwe nawo, kuko iminsi yo kuba kwanjye nyihoranamo agahinda, n'imyaka yanjye nkayimara nsuhuza umutima. Intege zanjye zimarwa no gukiranirwa kwanjye, amagufwa yanjye arananutse. Ku bw'abanzi banjye bose mpindutse igitutsi, ni koko mpindukiye abaturanyi banjye igitutsi gikomeye. N'abamenyi banjye mbahindukiye igiteye ubwoba. Abandebye mu nzira barampunga. Nibagiranye nk'uwapfuye utakibukwa, mpanye n'urwabya rumenetse. Kuko numvise benshi bambeshya, ubwoba bukantera impande zose. Ubwo bangiraga inama bagashaka uburyo banyica. Ariko ku bwanjye ni wowe niringiye Uwiteka. Naravuze nti uri Imana yanjye. Ibihe byanjye biri mu maboko yawe, unkize amaboko y'abanzi banjye n'abangenza. Umurikishirize umugaragu wawe mu maso hawe. Unkize kubw'imbabazi zawe, Uwiteka, ne gukorwa n'isoni kuko ngutakiye. Abanyabyaha aba ari bo bakorwa n'isoni, bacecekere ikuzimu. Indimi z'ibinyoma zigobwe zivugana umukiranutsi agasuzuguro n'ubwibone no kugayana. Erega kugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha, uko wakorereye abaguhungiraho mu maso y'abantu. Mu bwihisho bwo mu maso yawe niho uzabahisha inama mbi z'abantu, uzabahisha mu ihema gutongana kw'indimi. Uwiteka ahimbazwe, kuko wanyerekeye imbabazi ze zitangaza. Mu mudugudu ufite igihome gikomeye, ku bwanjye navuganye ubwira nti ciriwe mu maso yawe. Ariko ngutakiye wumva ijwi ryo kwinginga kwanjye. Mukunde Uwiteka mwa bakunzi mwe mwese. Mukunde Uwiteka mwa bakunzi be mwese. Mwe Uwiteka arinda abanyamurava, yitura byinshi ukora iby'ubwibone. Mwabategereza Uwiteka mwese mwe, nimukomere imitima yanyu ihumure. Igice cya 32 haraga ngo Zaburi ya Dawidi, ni indirimbo yahimbishijwe ubwenge. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Ngicecetse amagufwa yanjye ashajishwa no kuniha kwanjye umunsi ukira. Kuko ukuboko kwawe ku manywa na nijoro kwandemereraga, ibyuya byanjye bigahinduka nk'amafa yo mu cyi. Nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo. Ni ukuri umwuzure w'amazi y'isanzure ntuzamugeraho. Ni wowe bwisho bwanjye, uzandinda amakuba n'ibyago. Uzangotesha impundu zishima agakiza. Nzakwigisha nkwereke inzira unyura. Nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ntube nk'ifarashi cyangwa inyumbu zitagira ubwenge, zikwiriye guhatwa n'icyuma cyo mu kanwa n'umukoba wo ku ijosi. Utagira ibyo ntizakwegera. Abanyabyaha bazabona imibabaro myinshi, ariko uwiringira Uwiteka imbabazi zizamugota. Mwa bakiranutsi mwe, munezererwe Uwiteka mwishimwe. Mwa bafite imitima itunganye mwe mwese, ibyishimo bibatere kuvuza impundu. Amen. Igice cya 33 harakomeza. Mwa bakiranutsi mwe, mwishimire Uwiteka, gushima gukwiriye abatunganye. Mushimishe Uwiteka inanga, mumuririmbire ishimwe kuri neberu y'imirya 10. Mumuririmbire indirimbo nshya, mucurangishe inanga ubwenge, muyivugishe ijwi rirenga. Kuko ijambo ry'Uwiteka ritunganye, imirimo ye yose ayikorana umurava. Akunda gukiranuka n'imanza zitabera, isi yuzuye imbabazi z'Uwiteka. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri ryo zose. Ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo, ashyingura imuhengeri mu bubiko. Isi yose yubaha Uwiteka, abari mu isi bose bamutinye. Kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga, akuraho iby'amoko yibwira. Imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Hahirwa ishyanga rifite Uwiteka aho Imana yaryo, ubwoko yitoranirije kuba umwandu we. Uwiteka arebera mu ijuru, areba abana b'abantu bose. Ari mu buturo bwe, areba ababa mu isi bose.
niwe ubumba imitima yabo yose, akitegereza imitima yabo yose. Nta mwami ukizwa n'uko ingabo ze ari nyinshi, intwari ntikizwa n'imbaraga zayo nyinshi. Ifarashi nta mumaro igira wo gukiza, ntizakirisha umuntu imbaraga zayo nyinshi. Dore ijisho ry'Uwiteka riri ku bamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, abarinde mu nzara badapfa. Imitima yacu itegereza Uwiteka, niwe mutabazi wacu, ni ingabo idukingira. Imitima yacu izamwishimira kuko twiringiye izina rye ryera. Uwiteka, imbabazi zawe zibe kuri twe nk'uko tugutegereza. Amen. Igice cya 34 haraga ngo Zaburi ni ya Dawidi ubwo yisarishirizaga imbere ya Abimeleki, akamwirukana akagenda. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye nzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamubabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha, akabakiza. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka mwabera bemwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Amen. Bana bato, nimuze munyumve, ndabigisha kubaha Uwiteka. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza? Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi, n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyakurikire, kugira ngo uyashyikire. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha, kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rivunika. Ibyaha bizicisha umunyabyaha, abanga umukiranutsi bazacirwaho iteka. Uwiteka acungura ubugingo bw'abagaragu be, ntawo mu bamuhungiraho uzacirwaho iteka. Amen. Igice cya 35 haraga ngo Zaburi ya Dawidi. Uwiteka aburana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Enda ingabo nto n'inini, uhagurukire kuntabara, kandi ushyingure icumu mu ntagara, wimimire abangenza. Ubwire umutima wanjye uti, ni jye gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagire igisuzuguriro. Abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma. Baterwe ipfunwe, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Inzira yabo ibe umwijima n'ubunyereri, kandi marayika w'Uwiteka abagenze. Kuko bantegeye ikigoyi kubushya badafite impamvu, kandi badafite impamvu bateze ubugingo bwanjye ubushya. Kurimbuka ku mutungure, ikigoyi yateze aba ari we gifata ubwe, akigwemo arimbuke. Nibwo umutima wanjye uzishimira Uwiteka, uzishimira agakiza ke. Amagufwa yanjye yose azavuga ati, Uwiteka ninde uhwanye nawe? Kuko ukiza umunyamubabaro umurusha amaboko, ukiza umunyamubabaro n'umukene ubanyaga. Abagabo b'ibinyoma baraguruka, bakandega ibyo ntazi bakabimbaza. Ibyiza nabagiriye bakabyitura ibibi, bikampindura nk'ipfusha. Ariko jyeweho iyo barwaraga nambaraga ibigunira, nkababarisha ubugingo bwanjye kwiriza ubusa. Ngasenga ncuritse umutwe mu gituza, nkamera nk'aho ari inshuti yanjye, cyangwa mwene data urwaye. Nkiyunamira nkambara ibyo kwirabura nk'uborogera nyina. Ariko ncumbagiye barishima baraterana, abatagira umumaro banteraniraho sinabamenya. Baranshishimura ntibarorera, bampekenyera amenyo nk'uko abakobanyi bakora, bakobana ibiteye isoni aho abantu basangira. Mwami, uzageza he kundebera gusa?
kiza ubugingo bwanjye kurimbura kwabo, icyo mfite rukumbi gikize intare. Nzagushimira mu iteraniro ryinshi, nzaguhimbariza mu bantu benshi. Abanyangira impamvu z'ibinyoma be kunyishima hejuru, abanyangira ubusa be kunyiciranira amaso, kuko batavuga iby'amahoro, ahubwo bajya inama yo gushaka ibyo babeshyera abatuza bo mu gihugu. Banyasamiye cyane, baravuga bati, aha amaso yacu arabibonye. Uwiteka, warabibonye ntuceceke, mwami ntumve kure. Ivurugute unkangukire kuncira urubanza rw'ibyanjye, mana yanjye, mwami wanjye. Uwiteka mana yanjye, uncire urubanza rukwiriye gukiranuka kwawe, be kunyishima hejuru, be kwibwira bati, aha nicyo twashakaga, be kuvuga bati, tumumire bunguri. Abishimira ibyago byanjye bakorwe n'isoni bamwarane, abanyirata hejuru bambikwa isoni n'igisuzuguriro. Abakunda ko nsinda nk'uko bikwiriye ntibavuze impundu bishime, iteka bavuge bati, Uwiteka ahimbazwe. Wishimire amahoro y'umugaragu we, kandi ururimi rwanjye ruzavuga gukiranuka kwawe, ruzavuga ishimwe ryawe umunsi wire. Amen. Igice cya 36 uravuga ngo Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi umugaragu w'Uwiteka. Ubugome bw'umunyabyaha bubwiriza umutima we, nta gutinya Imana kuri mu maso ye, kuko yiyogeza ubwe akibwira yuko gukiranirwa kwe kutazamenyekana ngo kwangwe. Amagambo yo mu kanwa ke ni ugukiranirwa n'uburiganya, yarorereye kugira ubwenge no gukora ibyiza. Yigirira inama no gukiranirwa ku buriri bwe, yishyira mu nzira itari nziza, ntiyanga ibyaha. Uwiteka, urugero rw'imbabazi zawe rugera mu ijuru, urw'umurava wawe rugera no mu bicu. Gukiranuka kwawe guhwanye n'imisozi miremire y'Imana, amateka yawe ni nk'imuhengeri. Uwiteka ni wowe ukiza abantu n'amatungo. Mana, erega imbabazi zawe ni iz'igiciro cyinshi, abana b'abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe. Bazahazwa rwose n'umubyibuho wo mu nzu yawe, kandi uzabuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe, kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo. Mu mucyo wawe niho tuzabonera umucyo. Ujye ukomeza kugirira imbabazi abakuzi no kwereka abafite imitima itunganye gukiranuka kwawe. Ikirenge cy'umwibone cye kunzaho, ukuboko kw'abanyabyaha kwe kunyimura. Hariya aho inkozi z'ibibi ziguye zitsinzwe hasi, ntizizabasha guhaguruka. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi tugiye kugarukiriza hano. Yesu abahe umugisha nanone kuba mwakomeje kubana nanjye, tuzakomeza ubutaha.